kuri The Bomb Analysis niko mbiti Joshua ahangaha tuganira byinshi biba bigezweho ariko tukabyinjiramo tukabiganiraho mu busesenguzi mu mboni z'abantu batandukanye by'umwihariko inararibonye mu byo tuba tuganiraho. Uyu munsi rero dufite ingingo yacu turi buze kuganira turimo no kwibazaho cyane, turimo kwibaza tuti ese ibihembo byacu bitangirwa mu Rwanda ibyo twita awards umunsi ku wundi imyidagaduro yacu irimo kugenda ikura irimo kuzamuka bigaragarira abantu benshi cyane, ariko none se ibihembo dutanga duhaba abangaba barimo kubikora barimo gukora mu myidagaduro yacu birahagije? Niba bidahagije se hakorwa iki? Ni hehe hari imbogamizi? Ni biki bitagenda neza bituma bino bintu byacu cyangwa se ibyo twifuza gukora bidatera imbere ku rwego tubishakaho? Uyu munsi rero ndaganira narabibonye cyangwa se bamwe mu bareberera igisata cyacu cy'imyidagaduro ni abasore babiri bari iruhande rwanjye iburyo n'ibumoso, ntibaraba abagabo kubera ko ntibaratwereka ubukwe, ariko wenda bazabitwereka kuko useka nibyo. Ndi kumwe na Emi ni umwe mu banyamakuru mumaze kumenyera cyane by'umwihariko kuri YouTube ariko nanone no kuri televiziyo ni B+. Mwaye ikaze Emi. Asante. Ikaze muri TV time. Merci kabisa ni fresh alright. Ku rundi ruhande ariko nanone ndi kumwe na Babu ni umunyamakuru wa Isibo TV umwe nanone mu bakurikirana imyidagaduro umunsi ku wundi. Babu ikaze. Yesu nashimwe. Amen. Ye nitwa Amen. So rero Yesu ashimwe n'insuzanyo nkunda cyane kubera yuko ihuye n'imyemerere yanjye n'imyizerere yanjye. Kandi biramfasha muri no rugendo. Alright. Ni byiza. So, Usengera. Njyewe se naye ndumukizwa ndakijwe. Joshua. Ariko nawe ni prophet. So, Babu, na Emi dufite ingingo twabanje gusa n'abacocuraho kubusinzi uburyo icyo kinyarwanda muri bucyumve. Ariko turashaka kuyinjiramo directly. Ibihembo byo mu Rwanda wowe ugira amahirwe yo kuba muri bimwe mu bitangwa bikeya dusigaye dufite. Yego. Uyu nawe arabikurikira cyane duhere naho ngaho. Ubundi ibihembo bihabwa abantu ni ibihembo kubera iki hatangwa ibihembo ku bantu baba bakoze ibyo twita awarding? Ngewe ndabanza ngushimire ko nibura watekereje kuri no topic kubera yuko hari igihe ubundi bakunda kuvuga ngo ikiremwa muntu kimenya agaciro k'ikintu iyo kitagihari. Noneho byagera twebwe ku banyarwanda cyangwa abanyafurika muri rusange abenshi tuba twumva twatanga ibitekerezo kuri buri kintu niyo nta gitekerezo nta bumenyi tugifiteho. Uri kubibona ugasanga umuhinzi wenda wa marakuja ari kuvuga ngo awadi runaka ari kuzitanga ibitekerezo no byari bikwiye kanaka. Ni byiza ko buri wese agira perspective ku kintu runaka, ariko sometimes uburyo utangamo ibitekerezo byawe hari igihe ushobora kubitanga ubona kintu bibigangiza ubona no bikangiza ku buryo na cya kintu watangaga ibitekerezo ushobora kukibura. Impamvu ibyo mbivuze nuko twagiye tugira amawadi menshi agiye atandukanye za Salax Award ni nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ugasanga barazitera amabuye ntago bigenda neza, kandi tukirengagiza yuko topic yawe wayitangiye neza uvuga yuko imyidagaduro uri gutera imbere mu buryo bugaragarira amaso. Ariko ntago ari uruganda rw'imyidagaduro gusa ahubwo igihugu cyateye imbere muri buri secteur. Ariko nujya kureba urasanga nyuma y'igihumbi 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi leta hari ibintu byinshi yashyizemo imbaraga. Ntago yari gushyira imbaraga mu myidagaduro ibona ubuvuzi nta buhari, ibona nta mihanda, ibona nta mashuri. Bivuze yuko uruganda rw'imyidagaduro rwari ruraho ku ruhande ari abantu bari kwireberera bakipapa bakimama nibo bimenyeraga ibintu byose. N'ubwo ngaho tugeze ni nkaho wavuga ko uruganda rw'imyidagaduro rwagize imirimbanyi zabiharaniye zitari mu kuboko gukomeye kwa leta uretse kubahereza umutekano w'ingenzi nawo unakomeye cyane kuko ntabwo wakora ibintu nta mutekano n'ubwo buvuzi n'izo infrastructure zigiye zitandukanye, ariko ubundi ukuboko kwa leta ko nta kwari guhari. Bivuze yuko twateye amabuye abantu bari guhirimbana nta bundi bufasha buhambaye bafite, ari ibitekerezo gusa, ari ibitekerezo byabo n'ubushake bwo kubikora nta n'amafaranga babifitemo. Kandi buriya nujya kurasanga izindi award usanga ziba zifite abaterankunga bahambaye ku buryo ari nayo mpamvu usanga nta cakura cyangwa se ubujura bushobora kuzamo. Aho ngaho waba hakoze umuntu ushaka gukora ikintu gikomeye gusa guteza imbere ikintu runaka, ariko twebwe kubera yuko nta mafaranga yabaga arimo wabikoraga wese yashyiragamo na business.
ntabwo turacyari mu gihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Ntabwo turagira umuntu ushobora gufata miliyoni 500 ngo azishyire mu kintu nta nyungu ategereje. Hanze bibaho kuko umuntu ashobora no gufata miliyari akavuga ngiye kudonetinga abana igiye gukora igikorwa runaka kibuze gufasha rusange nta nyungu ntegerejeho. Twe rero urajya kureba usanga babaga babirimo bose babarizwa mu myidagaduro nta handi bakura, bivuze yuko bafite kugira ikindi kintu bagaining back. Iyo rero byatangiye kumera gutyo muri award ni handi usanga umuntu ashobora gutanga ikintu kugira ngo ayibone. Okay, ikibazo cyane cyabazaga kiti kuki dukeneye award? Ubundi award irakenewe kubera yuko buriya profile cyangwa CV y'umuntu ni nkuko umunyeshuri akenera buri ugiye ukiga na kaminuza na doctor ariko nta pepe ufite, it's worthless. Nta hantu wabwira abantu ngo narakoze. Okay, you know, yeah, so rero dukeneye award, ikintu kigaragaza ko umuhanzi ari umuhanzi ukomeye ni imibare n'ibimenyetso. Nuvuga ngo nimba Bruce Melody agiye gukorana na Chris Brown aramubwira ngiye ndi best male artist mu gihugu cyanjye muri East Africa, muri Africa, icyo gihe ubwabyo birivugira kuko aba yanasacinze mbere yuko ahitamo imbaraga nawe bituma ari bwumve wa muntu ngiye gukorana nawe uri bumvira akamaro. Ese iwabo mu gihugu akomokamo uyu muntu baramwumva mbere yuko njye ndibuze kumwumva, mbere yuko ndibuze kuganira, mbere yuko ndibuze kuganira nawe cyangwa se dukorana ibindi abantu b'iwabo baramwumva. Nicyo ntekereza ko yego afite ari ku ruhe rwego rwo kuba nyine yakorana nanjye, sibyo? So rero iyo ugiye ukavuga ngo iyo turi kureba ngo kano kanya abantu benshi bazi yuko umuhanzi ukomeye ari Beyonce, ari Rihanna, ariko rero kureba usanga Taylor Swift niwe muhanzi uri ufite imibare w'ibigwi ku isi. Okay, ubwo ingingo ya mbere nuko byubaka profile cyangwa se byubaka legacy, byubaka ibigwi by'umuhanzi. Hari ikindi ushobora kongeraho binatuma nimba uwo muhanzi abonye award nyuma yo hari abandi bantu baba bari inyuma batekereza kuvuga ngo nge ndifuza kuba nka Babu kuko Babu yabonye iyo award, ndifuza kuba ubu hari nk'abana benshi bari mu muziki nyarwanda uzumve na Bruce Melody nubwo tumuvuga nawe kugira ngo wenda abaze yajya muri Guma kuko Guma niyo twagize yatanze ibihembo ku bahanzi ariko ibyo bihembo bikagirira abahanzi akamaro, bikabakura ku rwego rumwe bikabageza ku rundi. Ibyo nabyo iyo ni ingingo ya kabiri ushaka ko nuko nyine mise zabindi topic ndaza kuyigiraho gato wenda turaza kuyikumva. Rero biraza gufasha na wa mwana uri inyuma na wa mwana uri buze kuba ashaka kujya kuba umuhanzi, ne biraza gutuma kumworohera kuba yajya muri cya cyiciro cy'ubanza avuga ngo hari icyo ashaka kugeraho. Bivuze ko no kuvuga ngo niba ngewe mpawe award ndi umuhanzi se cyangwa se ndi umusinyasite turi mu myidagaduro, hari abandi bantu bari mu ndebereho bashake kugera ahandi nageze. Ariko noneho ibihembo reka gatoya nifashishe Austin aratubwira kubera iki dukwiye kugira ibihembo. Ubundi ibihembo nibyiki award niziki? Reka gatoya turebe Austin twaraganiriye mu minsi ishize, hanyuma tugaruke tujye no n'ibindi bishamukiye kuri iyo ngingo tubyinjiremo neza cyane. Austin hari icyo bivugaho. Abanyarwanda bose bari bazi ngo muri awards ngo na amafaranga. Awards is not a competition. Okay. An awarding ceremony is a recognition. Sure. Niyo mpamvu mu bindi bihugu iyo baye nomine ubwabyo bihindura izina ryawe kuri market. Nuko nyine mu Rwanda nibwo bintu bigitangira sinavuga cyane ngo we don't know things, so we're not doing this and this. It's our beginning. Ariko bamenye ko mu zindi industries umuhanzi kuba nomine byo nyine bihindura n'amafaranga asanzwe akorera. Okay. And a Grammy Award nominee amafaranga atangira guhembwa ama society ama companies abamushaka icyo kiba cyahindutse. Ubu ngubu ba David ko bari afite nominations nk'eshatu muri Grammys uyu mwaka, icyo cyahindutse. Bana kuba yaratwaye Grammy byahinduye market price ye, yavuye ku bihumbi 35. Ngira ngo muzi neza ko ubwo yazaga mu Rwanda 2019 2018 yaje ku bihumbi 35. Uyu munsi aya mafaranga agenda azamuka aho yatwariye Grammy, the price changed to over $1 million ubu ngubu. Ko yagiye kujya muri Grammy yageze ku 500. Nyuma yaho amafaranga yarahindutse. So kuvuga ngo na hano
n'izindi markets niyo wageza Kenya cyangwa se Uganda cyangwa Tanzania cyangwa South Africa iyo umuhanzi abaye nominated asanzwe akora ibihumbi 800 direct usanga agaciro kagiye kahise kajya ku miliyoni ebyiri. Yego. It's automatic most of the places. Yeah, so nabwo award ari amafaranga ahubwo ibyo ukura mu kuba nominated icyo ukura mu kuba winner niko gaciro ka award. Kugomeza kwifashisha kuri iyi round table ariko noneho binyinjize ku kindi kintu wari ukomojeho niyo mpamvu nari kuvuga ni turakinjiramo neza. Awarding n'amafaranga, awarding ihindura ubuzima bw'umuntu. Twebwe tubona awards wenda atangwa ariko agatangwa ari igihembo gusa. Iyo nomination wayibonye ayo mafaranga yarahindutse ariko noneho award ikwiye kugendana n'amafaranga. Ese ubundi award n'amafaranga guma yaravuze ni award cyangwa ni competition? Mere kuri Babu ngo ingingo niyo wayizanye, reka mere kuri Babu ndebe byari no kuvuga ngo ukuntu bimeze ntago guma yari award gusa, yari na competition, yari competition kandi yari kwema ibintu byinshi. Buriya buri nyiri gikorwa ni ubuzi idea yacyo, terms and conditions zacyo. Ubundi nge ntekereza ko award yagakwiye kuba igendera ku bikorwa byakozwe, sibyo mu gihe runaka ubwo ibyo byose bya cyarabanje cyaratambutse. Guma yo yazagamo n'ibikorwa by'uwo munsi, ariho handi barebaga performance. Urumva bibaye ari award gusa bakarebye indirimbo abantu bakoze abantu bagatora, ariko igihe hajemo competition mukajya kuri stage bagatanga n'amanota y'iyo stage, bivuze ngo abahajemo n'ikindi kintu. Igihe hajemo amafaranga ni sawa, nta kibazo bitwaye. Dusobanurira abantu award ubundi igena n'amafaranga kuko ubundi award ubwayo ntago igomba kugendana n'amafaranga. Ku bwanjye award yagakwiye kugendana n'amafaranga. Kubera iki? Nimba njyewe nteguye award ni nayo mpamvu usanga hano iwacu mu Rwanda niyo umuhanzi bamubwiye ngo ari muri iki cyiciro ari bamuselekisiyonye muri iyi award runaka, ubona hano iwacu batabishyiramo n'imbaraga cyane ngo ubone n'umuhanzi yagiye no mu biganiro wenda nk'uko kuri televiziyo ngo ananabwire n'abantu bamukurikira cyangwa se n'abafana bati ngende ndi muri iki gikorwa mu kigikire. Kandi abantu bateguye izi award wa muhanzi bifashishije barashyiraho amatora ari bube. Ayo matora namara kuba abakoze bari gutora barakoresha amafaranga. Kubera iki so umuhanzi uri gukoresha muri iyo award yawe uvuze kujye kumuha award kandi amafaranga ari buze ari bujye muri case yawe kuko ujya gushyiraho ibyo bihembo byawe. Aho ngaho hari ikintu ndi buvugeho kuko ujya gushyiraho ibyo bihembo upanga uwo mushinga wawe wazanye umushinga wawe, uwo mushinga uzanye wifashishije ibikorwa n'ubundi bya wa muhanzi. Amafaranga bagiye kumuha arava mu bafana ba wa muhanzi kuko uwo muhanzi ahari uzanye award, aba yadahariza award ntabwo uri buzizane kandi wagiye ku mibare ye y'ibikorwa byiwe ari gukora, ubona ko ugomba kumushyiramo. Rero ku bwanjye kugira ngo na award zo mu Rwanda zigira agaciro, award niyo byaba ari ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda bakabimuha. Urugero Trace Award yaje mu Rwanda buretse gato ariko wagera zaratanzwe ariko Trace Award urebe ngo Trace wa muhanzi birazi kuko twebwe bino bihembo bya hano iwacu ni loko, sibyo byibura ntabwo biragera ku rwego biri buze kuba international ku buryo bari buze kuba batumira. Hari televiziyo zimwe tuzi hano mu Rwanda zitegura ibihembo, hari n'izindi societe tuzi zitegura ibihembo, sibyo. Ese iyi award wowe uhaye uwo muhanzi iraza nyine arayijyana ibike mu Rwanda nabo tuzi bahaye ibihembo uyu munsi wagiye iwe mu rugo. Nimba utamuhaye award nawe ari uvuga ati award urayimana. Uretse umuhanzi nzi witwa Majide Black watwaye igihembo cya Salax Award, ukibitse igihembo bamuhaye n'ujya niwe urasanga kikimanitse kigihari gikomeye. Umuhanzi umuhaye igihembo cy'igiti, sibyo, kivunitse ukuboko kumwe, nta nubwo byibura niuze ko waramuhaye n'ibyo bihumbi 100 abaravuze ati iki gihembo nubwo cyavunitse hari icyo cyajyanye, hari ikindi kintu cyamaye ibi bihumbi 100 hari kandi kantu nabikuyeho. Ubundi award igomba kuba ari worthless, nta gaciro ifite. Kiba ari ikintu nta gukora n'ubwo abona agaciro hereza umuntu wakoze album 10 ntabwo abona amafaranga ubigura ukurikira amafaranga ari mu muziki. Ahubwo ikintu gihari abahanzi bacu nibwo tuzakomeza kubigisha ni bambara ubukeye. Mbara ubukeye ninde? Ni wa muntu utekereza ngo nge nabonye yanjye mvuyemo, umuntu utekereza ngo basimo ibihumbi 100
indirimbo akanya ihagaze miliyoni 5 urumva ni mindset ni ikibazo cya mindset ntago awards zacu zaba international mu gihe zitabanje kuba roko ariko ikintu Emi yasa naho avuga sinzi hanyuma icyerekeranye no gucuruza reka nivugeho cyangwa cyo gucuruza ibikorwa by'umuhanzi sibyo yaravuze icyo numvise cyarimo niba numvise neza icyo ndimo kuvuga uti abahanzi bo cyangwa se ibihembo by'iwacu bihabwa aba star kuvuga ngo bihabwa umuntu wakoze yego ariko ntago bifite platform nini bigiye kumuterekaho niyo mpamvu bikwiye kugenda na payment runaka urugero turebye muri Rwanda Movie Awards zeruka ibihembo byaratanzwe bikurikirana n'imodoka byari iki byari award icyo best bitandukanye na Grammy Award ikurikiwe n'isi yose guhagarara kuri stage gusa watangiye gucuruza uwo bivugaho iki ni ukuvuga ngo ubundi nyine ikibazo twebwe turebera ku bantu kandi tutari no kuri level imwe nuvuga umuhanzi wo mu Rwanda arashaka kwigeranya n'umuntu wa Grammy that means ntago award iri buze gutangirwa mu Rwanda urugero yitwa 10 plus award igomba kwigereranya na Trace Award of course ntago bishoboka kubera iki rero turabarebera ku iki impamvu bidashoboka tukwiye gushyira hamwe tukumva yuko bo batekereza yuko ari umuntu uri kubashaka amafaranga bro nkuko wabivuze ngerageza kuba muri award zitegura ugiye kureba abahanzi dufite mu Rwanda ntago ari benshi cyane n'amakategori abari ntago ari menshi umuhanzi ushobora kugira amajwi menshi muri award gutora biba igiceri cy'ijana sibyo reka tuvuge ko yagize amajwi 100 ibihumbi 100 when tuvuge igihumbi ubwo bivuze yuko ari amafaranga ngahe ibihumbi 100 ibihumbi 100 afata ko washyizemo abahanzi 10 nawe ufite n'abatera mu benshi abahise bapfa kubyumva nyine tuba twumva yuko ikibazo kiri ku muhanzi ntabwo kiri ku muhanzi niyo mpamvu ugiye kugarukaho hahandi muri babu nubwo ushobora we kudefanda kubera kuri muri abo bantu bategura ibyo bihembo na face in the reality nuko ngo nanjye niko natekerezaga mbere kandi nubwo babu ushobora kuza ngo uvuge ngo abantu bategura ibihembo twebwe impamvu tudashyiramo amafaranga ni iyi kubera ko icyo gihe wowe uraba urimo witera icyuma ntabwo uri buze kuvuga realite y'ibyo wowe uzi kandi n'ibyagakwiye kubaho twe kugira ibintu byiza cyane sibyo wavuze ibintu byiza cyane watanze urugero rwa movie yego yabaye hano iwacu mu Rwanda igihe igihembo cyose wagishyizeho ikindi kintu kiri bugiherekeze niyo waba ukeneye kugetinga money uri bukeneye kubona indi profit yawe runaka igihe wagishyizemo imbaraga nawe ya profit uraza kuyibonamo n'abaterankunga biranaterwa n'uburyo wagiye kwa approachinga wa muterankunga ubwo that means hari ikintu watangiriyeho uvuga uti buri muntu ufite projet runaka hari impamvu bayishyizeho hari n'ikintu bigiye gukora ariko noneho reka abantu bategura ibihembo hano iwacu reka turebe hari ibyo bagenderaho ayo mafaranga yego niyo mpamvu ukwiye gutanga dushimire n'umuhanzi basi niba atarabonye ibyo bihumbi yarakoresheje miliyoni tumwe n'ibyo bihumbi 100 tumubwire uti warakoze icyo reka tukigeho dukwiye kugira amawadi menshi mu Rwanda atanga ubusa cyangwa atanga ibyo bihumbi 100 cyangwa dukwiye kugira amawadi dukwiye kugira award yego dukwiye kugira award imwe hano iwacu byibuze imwe ihagarariye izindi award noneho na ministeri ngenda shimira na ministeri ko yaje ministeri y'urubyiruko bakongeramo n'abahanzi sibyo wenda utuma twishima minister ibi bintu wenda n'iki kiganiro aragikurikirana we yumve n'ubutumwa turi buze kuba nka ministeri nitegura nije mu bafatanyabikorwa nk'uko twabonye Visit Rwanda iri hano iwacu na Visit Rwanda ubwayo ishobora gutegura ibihembo byayo ubwayo ariko Visit Rwanda aho ngaho tukiraho Visit Rwanda babreka nawe ndakugira na ministeri nk'uko Visit Rwanda tubona isupportinga Trace Award ya Jane wacu mu Rwanda bakaba abafatanyabikorwa bashobora kwegera ministeri bashobora utuma twishima akavuga ngo tukene award iri guterwa inkunga na ministeri nibi bigo bya leta bishamikiyeho hazemo n'abandi batera nkunga none umuntu uzajya ukenera gutegura award abanze atwereke iyi award uteguye ifite gahunda ki irarira iki umuhanzi ese n'umwana uri inyuma nawe ushaka kuza mu muziki biraza kumumarira iki icyo gihe nibwo tuzagira award
ikomeye rero impamvu ubona abahanzi bacu nta wadi babona zifatika hari abategura hari zo mva ngo uwa Nyabugogo yateguye awadi wabaye nominated wese agatwara awadi wabaye nominated wese yatwaye awadi niyo mpamvu uri buze gusanga umuntu wese uri mutwara awadi ntabwo ari buba yikwiye icyo ni kintu babu dufite amasegonda make yego wowe tukwiye kugira awadi nyinshi cyangwa dukwiye kugira awadi wenda zimwe zihagare okay what's your view ubundi ni ukuvuga ngo birakwiye yuko hagomba kubaho ikintu gihagararira ikindi Yego. mu bintu byose nubwo ari muri awadi kugeza ubu ntazi izo dufite impamvu rero ni ya ngingo natangiriyeho yo gukorera ukuntu igihugu cyagiye kiyubaka badahereza agaciro creative industry ariko ubu batangiye kubibona iki nicyo gihe rero cyiza cyo kugira ngo tugire iyo award ariko ntabwo twatera amabuye abagerageje guhirimbana impamvu turi kuvuga ibi ngibi ni ukubera yuko hari ababanje gukora tukabona amakosa yabo ndetse kano kanya ntabwo twabatera amabuye kubera yuko baragerageje mu gihe nta kintu cyari gihari ariko ubu noneho birashoboka iki ni ikintu nshaka kuvugaho buriya Visit Rwanda ntabwo idiringa n'ibintu byo mu Rwanda Visit Rwanda idiringa n'ibintu byo hanze byo kwencouraginga abantu bo hanze ngo baze mu Rwanda ni ukuvuga ngo ni hano usanga ikina n'ama big project kagenda muri Arsenal kagenda muki ahubwo mu Rwanda dufite icyo bita tembera u Rwanda nicyo kidiringa n'ibintu byo mu Rwanda ahubwo wenda tembera u Rwanda ni ishobora kwingeje muri no bintu nandi ma by the way Visit Rwanda bifite abantu benshi I think RCB ifite abafatanyabikorwa benshi yego noneho nacyumvise icyo wavuze nacyo cyane dukeneye kwifuza abafatanyabikorwa bahani wacu imbere yego icyo kirakenewe cyane ariko impamvu natangire kuri biriya ariko kirahera muri za nzego n'ubundi kuko Visit Rwanda impamvu nyizanyemo deja yamaze kutwereka ko ibi bintu irabishoboye iranabyumva bafite n'abatekinisiye bagomba kuza gukora bino bintu kandi bahari neza yewe icyo natangiriyeho Joshua ni ukuvuga ngo tubanze duheze credit na flowers abantu bagerageje gutegura award barabigerageje biranga barabigerageje wenda bimwe bigakunda sibyo sometimes nari ikintu gihari tusandana baveba n'ubumenyi ari buke turanabona nta n'ikintu bari gufashwa abo bantu tubahereze credit yabo na respect nibwo bitagenze neza none ahubwo dufocusinge turi kubona leta itangiye kubona yuko creative industry ishobora kubyara amafaranga ahubwo dufocusinge kwiyereka noneho ahantu ya business ishobora gukoreka sibyo tuyereke yuko muno muri Nigeria creative industry ni ya gatatu mu gutanga amafaranga agaragara ndaje mbabaza akabazo kamwe unyemerere gatoya nsimbuke nongere mbaze Austin wowe ubona gute tukwiye kugira iyihe award imeze gute mbaze Austin gatoya tugaruke nongere mbabaze ikindi kibazo tunasoza ko mu Rwanda dukwiye kugira amawadi menshi akomeye ari loko ntago ari ngombwa kugira amawadi menshi niyo mwagira awards ebyiri nziza and then we also support the awards we support the initiative nkacero ukuntu Salax yatangiye ugasanga audience iraza irabyitabira so now the same way Visit Rwanda was supported the Choice Awards. That's how we need Visit Rwanda to support the local awards. Because when we have a good product as well, we can actually sell that as well. Sure. Nkuko duseringa ku Visiting Rwanda tukajya mu ngaji, we can even sell the music industry, the awards ceremonies zacu, cyangwa 1 or 2 nziza tu. Witwa Austin asa naho arimo kunga mu rya Emmy ndetse na Babu ariko noneho aravuga ati nkuko basupporting ibindi basupporting n'ibintu biri loko ariko I think this time around bikeneye ko twiga ubundi bwenge bwo kuvuga ngo ibintu byacu biri loko biraza kwiseringa gute ku mateleviziyo ari hanze kuvuga ngo icyo ntekereza my idea kugira ngo Visit Rwanda ikuri ibintu byacu hano ibijyane hanze kuvuga ngo bakwiye gukorana n'amateleviziyo yo hanze ariko nanone bagakorana nayo mu gihugu tugahemba abantu bo mu gihugu dukorana n'amateleviziyo yo hanze ibitangazamakuru international ariko nibiri loko so that was my idea reka duconcluding kuri kino kintu harya buriya award bayeho kubitekereza award kabaho yakorwa kufatanya n'ibitangazamakuru byose ku buryo amateleviziyo yose yahurira hamwe wenda gatanga award imwe ku muhanzi yakorwa n'amakampani menshi atari muri industry turu arebera hanze akabikora aya makampani ya za EIP za Intore zindi zibari zirimo gukora izo zikwiye gushyiraho ama awards. What do you think, Emi? dukeneye nkuko ubwa mbere dufite amasegonda make dukeneye company imwe cyangwa dukeneye umuntu umwe
uri buze gutanga project igaragara yo gutanga ibihembo bifatika none akiyegereza amateleviziyo n'amaradiyo aba muri ibyo bintu bakabafasha gutegura iyo award. uyu ndumva ari Salax Award yaba igarutse mu indi version sibyo ntacyo nyine ariko ni umuntu umwe uri buze kwifashisha ba bantu b'inararibonye muri ibi bintu. Babu ngewe uko mbitekereza ikintu cya mbere dukeneye ni uguhindura imyumvire y'ababarizwa muri creative industry kurusha n'abandi bantu bagiye kubizamo. Kubera yuko n'undi muntu uzaza akaza agakora bro kamere muntu ihora yifuza azaza akora ibindi ntitunyurwe nabwo tumutera amabuye. Icyo dukeneye rero sasa ni uguhindura imyumvire ariko no kuri cyo warubajije. Ntabwo dukeneye company imwe ntabwo dukeneye award ebyiri nk'uko Austin yabivuze. Dukeneye award nyinshi cyane ariko hakabaho izi headings. Niyo mpamvu hari amateleviziyo menshi agiye atandukanye mu ntara hari radio community radios hano i Kigali radio. Reba turamutse dufite ama award ahemba abana muri buri karere ahemba abanyamuziki mu karere abashushanyi ari award y'akarere tukagira award y'intara tukagira award no muri Kigali no ku rwego rw'igihugu dufite award nk'eshatu eshanu izo zakoza bazingana kose ahubwo icyo tureba n'umurongo zikoreramo nta mubare limite ngiye ngomba kumva uhari ahubwo icyambere ni umurongo ziri gukoreramo. So ngayo ibyo n'ibitekerezo by'aba bantu turi kumwe abe Babo abe Emi bose bafite icyo babitekerezaho njye nanabashimira kubera ko wenda hari izindi ideas ziri buze guturuka hanze naho nakomeje nganira n'abarimo Kamishi wagira uruhare mu gutegura Salax Award aganiriye n'umugabo witwa Alisudi na Mike Karangwa basa naho ari bamwe turimo kubwira ngo respect. Hari ibyo nabo bagiye batubwira ngo biribuze gukomeza gutambuka aho murabuze kugenda mubibona ariko namwe comment zanyu mwaziduha kuri Instagram turahari twitwa Radio TV10 Rwanda, YouTube turatubona, Twitter, WhatsApp number yacu irahari ushobora gutwandikira kuduha igitekerezo cyawe tukareba ariko nanone usibye no kubireba duhamagarira abashoramari abantu bikorera. I think nicyo twese turimo guhurizaho. Kandi abashoramari bazaza batarabona n'abahanzi bacu nabo ubwabo ibi bintu babigira ibyabo. Ariko I think umuhanzi ubu ngubu n'umugenerwa bikorwa. Tugeze muri kino kintu. Ni umugenerwa bikorwa nubwo Austin yanabikomojeho. Burya ya award iraza no guha valeur umuhanzi runaka niba baba babimuhaye. Uyu munsi nekereza ko no kuba Bruce Melody yaratwaye Trace Award nubwo ari hano. Ni birimo gutuma birimo gutuma nawe ubwe yiyumvira iminota yanjye yarangiye. Reka nshimire Bobo nshimire nawe na Emi mwakoze cyane muri abantu bakomeye muri abantu b'abagabo turimo kugerageza kubaka industry yacu byinshi tuzagenda tubiganiraho maybe tuzagira part 2 yo dushobora guhera aho twagejeje ahangaha ariko bashimire cyane nshimire n'abarimo kudukurikira hanyuma Tycoon Ndahiro na Jolie muri Templas barakomeza natwe turakomeza dukomeza tuganira ku bindi. Nitwa Joby T Joshua ini TV